ngufitiye amatsiko ku by'ubuzima bwa Bishop Gafaranga. Menya byinshi bitandukanye umenye urugamba uyu munsi Bishop Gafaranga ari guhangana narwo, nyamara benshi bakaba bari mu rujijo kubwo gufunga Bishop Gafaranga. Benshi batangiye gutangaza amakuru agiye atandukanye avuga yuko umugore wa Gafaranga ari ushobora kuba washoye imari, cyangwa se ari umuntu wifuje kuba yakira umugabo we muri gereza bitewe n'amafaranga uyu mugabo afite no mu gukunda abakobwa kwiwe. Mwibutsa gukora subscribe kuri Dr. Senga TV kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu. Kora subscribe ukore kukazugera kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi ngibi bitakugoye. Ubundi Bishop Gafaranga mu buzima busanzwe ni muntu ki? Hari benshi cyane bagiye batandukanye bataramenya ese Bishop Gafaranga ni muntu ki. Menya byinshi cyane byimitse ku buzima bwa Bishop Gafaranga, umenye nicyo ari kuzira kugeza iyi saha. Ubundi ubusanzwe Bishop Gafaranga ni umunyarwenya umaze kuzamura izina rye mu gihugu cy'u Rwanda. Umwuga wo gusetsa uri kuzamuka ni imbaraga mu gihugu cy'u Rwanda, aho hasigaye haba ibitaramo byabyo bikitabirwa n'abantu batari bake cyane, ndetse ko kandi bisimburana. Uko bigenda bisimburana hagenda hagaragara impano zigiye zitandukanye. Umwe mu banyempano muri uyu mwuga bagezweho muri entertainment ya mu gihugu cy'u Rwanda, Bishop Gafaranga Habiyaremye Zakaria, usanzwe ari umucuruzi mu mujyi wa Kigali. Ubundi ubusanzwe yakuranye impano yo gutera umusingo, ariko akaba atarazi ko izamubyarira kwamamara. Menya byinshi cyane bigiye bitandukanye kandi bitangaje ku buzima bwa Bishop Gafaranga. Kuri ubu benshi bazi Habiyaremye nka Bishop Gafaranga, umunyarwenya ukunzwe cyangwa se ukunze kugaragara akina yigana abapasiteri, ndetse urwenya akoze akenshi ugasanga ukurikiranwa n'abatari bake cyane, yaba ku rubuga rwa YouTube, TikTok, Instagram ndetse na Facebook, imbuga nkoranyambaga zigiye zigweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi ubusanzwe Bishop Gafaranga yatangiye ibyo gusetsa muri Werurwe 2019, bivuze ko nta n'umwaka aruzuza akora kano kazi. Kandi ubusanzwe iyo muganiriye akubwira ko gukunda gusetsa cyane ari cyo gusa cyatumye yisanga bikora. Bishop Gafaranga yagize ati, kuva kera nari mfite impano ariko ntarayisobanukirwa. Hari abantu bakundaga ko tujyana mu kabari bakanagura ariko bakanatera cyangwa nkabatera umusingo. Nibwo nagiye mbona abantu bagiye batandukanye bashaka kwicara ahantu ndi, kuko icyo gihe naryoshyaga ibiganiro yaba abakuze cyangwa abana, cyane ko nagendaga misanga bitewe na kamere yanjye ndetse n'impano yanjye icyo gihe nari mfite. Bishop Gafaranga abajijwe uko yisanze mu uyu mwuga wo gusetsa yagize ati, nakoze akantu k'amashusho ndi mu kazi mu mujyi, aho turavuga aho asanzwe acururizwa inkweto kandi ari nabyo bimutunze. Ati icyo gihe nagashyize kuri WhatsApp status, nuko bamwe icyo gihe bambwira yuko nasaze mpita ngakuraho direct, ariko icyo gihe hari umuntu umwe wari wagafashe icyo gihe aragakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga yifashishije imbuga za TikTok, Instagram ndetse na TikTok. Nuko icyo gihe mbona karakunzwe ntangira ubwo. Uyu mugabo kandi yahishuriye igihe avuga ko yubatse afite umugore n'abana batatu, usibye abantu basanzwe bamufashe nk'umusazi ubwo yatangiraga gukina ngo no mu rugo batangiye bamubona utyo. Aho turavuga mu rugo iwe. Bishop Gafaranga akaba avuga yuko nubwo ari mushya mu ruganda rwo gusetsa, avuga ko kandi hari inyungu yatangiye kujya abibonamo, bityo kandi abona ko hari icyizere kiri imbere hazaza, nubwo kandi atazi ngo ni ryari cyangwa se ingano. Ashimangira ko kandi ahazaza he nk'umunyarwenya ari heza. Uretse ibintu biri kumuvugwaho muri iyi minsi, inkuru zigiye zitandukanye ziri kwandikwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda mu ifungwa rya Bishop Gafaranga. Ashima bikomeye cyane umugore we, ahamya ko kandi ari mu bamutera imbaraga yaba mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse kandi n'ibyo akora, kandi akamuba hafi buri munsi ku wundi. Bishop kandi iwe mu muryango arashyigikiwe, dore ko n'umuhungu we w'imfura yamaze gufata izina rya Gafaranga kubera gukunda urwenya rwa se. Ubusanzwe Bishop Gafaranga ahamya ko ubusanzwe ahindukana n'ibihe. Ati iyo ndi mu gusetsa mba umunyarwenya, iyo ngeze mu rugo kandi mba umupapa, nagera ahandi nkaba uwo ngomba kuba. Usibye inyungu z'amafaranga, asanga hari inyungu zikomeye agirira mu mwuga wo gusetsa. Agira ati, iyo ngiye gushaka serivisi barambona benshi bakavuga dore wa munyarwenya, kandi mu by'ukuri banyishimiye nk'umuvandimwe. Bishop Gafaranga kandi yabajijwe niba nta na rimwe arahurana n'ingorane kubera abakristo bashobora kumwibeshyaho bitewe n'urwenya akina, akaba yafatwa nk'ushaka kugoreka ijambo ry'Imana. Yahise abihakana, ahubwo avuga ko benshi cyane
bamweretse ko bamukunda ndetse ko bakunda n'urwenya rwe. Yavuze ko kandi abaramuka babikoze ni abatazi ijambo riragororotse, nibo baba bagoramye. Ijambo ry'Imana kandi rivuga ko ryubatse ku rutare, ko kandi nta n'umuntu warinyeganyeza. Uyu mugabo kandi hari ibyo kenshi cyane agiye akina cyangwa se agiye avuga mu rwenya rwe, nyamara agasanga bihuye n'ukuri kw'ibiba mu buzima busanzwe, ndetse kandi mu bahuye nabyo bakamusaba guhura ngo bamuhe ubuhamya. Mwibutse gukora subscribe kuri Dr Senga TV kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro bigiye bitandukanye. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana Dr Senga TV bitakugoye. Bishop Gafaranga nubwo aka kanya atari mu maboko yiwe, gusa benshi cyane bakomeje kumusengera, nubwo abanyamakuru bagiye batandukanye bakunze kugaragara ku mbaga nkoranyambaga za mu gihugu cy'u Rwanda bandika amwe mu makuru agiye ahuye n'ibyaha Bishop Gafaranga akurikiranweho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ibi bikaba byaba biri mu bintu biri gutera urujijo kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, kandi hakaba hari benshi cyane badasobanukiwe Bishop Gafaranga ngo ni muntu ki. Ubundi busanzwe ubuzima bwa Bishop Gafaranga bubarizwa mu uyu mujyi wa Kigali, gusa akaba yarubatse inyubako nziza cyangwa se akaba atuye aho bita i Nyamata mu karere ka Bugesera. Nubwo benshi cyane bari mu rujijo mu kuba yarahujije ku nkeke umugore we, nk'uko benshi cyane bagiye babitangaza ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ngo Bishop Gafaranga kubera impamvu ashobora kuba yarahohoteye ngo umugore we, ngo yamuzezaga yuko Bishop Gafaranga ashobora kuba afite imitungo myinshi cyane irimo amafaranga menshi cyane atandukanye nayo umugore we yazanye. Benshi cyane kandi bakandika ko bavuga ko Bishop yikundira abana batoya, ngo haracemo igihe atakikoza umugore we. Gusa ibyo byose ni ibihuha, siko biri, cyane ko hakunze kugaragara ibinyamakuru bigiye bitandukanye bya mu gihugu cy'u Rwanda bivuga yuko Bishop ngo ubundi ngo ubusanzwe yari asanzwe ashondana n'umugore we. Turavuga kurwana. Mu by'ukuri nk'abantu bakuru bagiye bagaragara bavuga yuko ntazibana zidakomanye amahembe. Gusa nubwo ibyo bintu bitajya bibura mu rugo mu buzima busanzwe, ngo araho byari bigeze kugezaho umwe muri bo yarashobora kuba yabura ubuzima bwe, akaba ari nayo mpamvu bakoresheje ibishoboka umwe muri bo akitabaza inzego kubwo umutekano mukeya wari uri mu rugo rwabo. Mbibutse gukora subscribe kuri Dr Senga TV kugira ngo mujye mubona update. Kora subscribe y'abadure kuri TikTok, Instagram ndetse na Facebook. Kora follow. I love you my fam.